Yes, rero nibwo mwanya ushize His Excellent Paul Kagame yari arimo yakira indahiro z'abaminisitiri bamwe na bamwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nibwo nyine wari umunsi wo kurahira kw'abaminisitiri bijyanye n'uburyo batowe, bijyanye n'uburyo nyine bagiye bahabwa imirimo imwe n'imwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nyuma y'ibyo ngibyo byose rero hari impanuro za His Excellent Paul Kagame yatanze nyuma y'irahira nyine, hari ibyo atangarije abanyarwanda, mbese abwiye nyine n'abarimo mu gikorwa cyo kurahira ndetse nyine no mwirahira risanzwe nyine hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ko nyine ari ibintu biba hagamijwe gushyiraho abayobozi bashyashya ndetse no guhereza bamwe na bamwe ububasha bwo kuba bafata nyine izindi nshingano hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero Perezida Paul Kagame yakiriye indahiro z'abayobozi bashya barimo na Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva n'abandi bagize guverinoma ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nibwo rero nyine ejo hashize mwari muri kumva nyine inkuru z'uko uyu Dr Justin Nsengiyumva yaba nyine ari ugiye gusimbura Edouard Ngirente wari Minisitiri w'Intebe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose rero bikaba biri nyine mu byo His Excellent Paul Kagame nawe yagarutseho muri iki kiganiro, akomeza kugenda nyine agaragaza uburyo ibi ngibi aba ari iby'agaciro nyine bijyanye no gushyiraho muri buri ntera nyine agashyiramo umuyobozi bitewe n'inshingano zihari, bitewe n'ibyo ashaka kugeza ku banyarwanda muri rusange. Ibyo byose rero nta handi ni kuri Rodri Entertainment, gusa gukanda subscribe, ahandi noneho dukomeze byinshi cyane tumenye ibyo ari byo. Guverinoma nshya irimo abaminisitiri bashya nka Dominique Habimana, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, na Dr Bernadette Arakwiye, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aho bose nyine bari mu bari kurahira nyine mu bijyanye n'irahira rishize mu kandi kanya. Mbese noneho ibyo byose dusa nkaho noneho tugiye kubishyira hamwe turebe ibyo ari byo, maze duhite tunasobanukirwa impanuro za Perezida Paul Kagame yatanze nyuma y'irahira nyine, dusobanukirwe byinshi cyane. Mbere na mbere His Excellent Paul Kagame yasabye urubyiruko guhagarika kwinuba rugakemura ibibazo bihari. Mbese nyine niko yatangiye akomeza kugenda nyine ashishikariza urubyiruko kutinuba, mbese ahubwo bakarushaho gukemura ibibazo bihari. Mbese urumva nyine ko akomeje no kugenda agira urubyiruko inama, cyane cyane nyine twebwe ndetse nyine n'abandi bari mu byiciro bigiye bitandukanye. Umukuru w'igihugu mu isi turimo uyu munsi ntabwo urwanira buri kintu, buri munsi uhitamo icyo urwanira nyine, mbese uhitamo icyo waba cyo, icyo warwanira kugira ngo ube uri cyo. Ariko ugomba guhitamo icyo urwanira. Hari intambara ugomba kurwana keretse udafite intego, udafite impamvu ishingiye ku nshingano ufite n'icyo wowe ubwawe wigomba cyangwa se n'icyo wowe ushaka kuzaba cyo. Yakomeje agira ati ibi bintu birahari buri munsi, icyo mvuga ni uko nyine imyumvire igomba guhinduka. Ntabwo twaguma kuba abanyarwanda twari bo mu myaka ishize. Mbese nyine we yakomeje kugenda agaragaza ko nyine adashaka kubona abanyarwanda bahora kuba ari abo imyaka yashize nyine, mbese nyine nta kintu bakomeza kugenda bahindura. Aho Perezida Paul Kagame yavuze ko iyo arebye iyi guverinoma n'izabanje cyane n'iheruka, atangira kugenda nyine abona ko hari icyahindutse. Mbese akomeza no kugenda agaragaza ko nyine mu buyobozi ndetse no mu gushyiraho guverinoma nshya hano mu gihugu cy'u Rwanda bikomeza kugenda bihindura nyine, yaba ubukungu, ubucuruzi ndetse no kuzamura intera mu bya gisirikare hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yakomeje abaza ati ntabwo mushobora kubibona mwe ubwanyu, abantu mwize mwagenze amahanga, muzi amateka yaho muvuye. Mbese nyine akomeza kugenda agaragaza ko nyine abize hanze y'igihugu cy'u Rwanda mbese bazi amateka n'uburyo bagomba no kuzamuramo igihugu, kuko atari ngombwa ko ari we ugomba kubijyamo, ahubwo abagiye bagira amahirwe bakajya kwiga hanze, mbese bagatembera ibindi bihugu, bafite inshingano zo kuba bazamura igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma mu gutangira kugira ikiganiro
kinubira kuri kimwe cyose, kuki mudakemura ikibazo mwinubira. Ibyo byose nyine akomeza kugenda avuga ati ese kuki abanyarwanda muza mukinuba rimwe na rimwe ugasanga mwafashe izindi gahunda, kuki ibyo mutabikemura nyine mwumve ko ibyo byose mugomba kubikemura. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko abanyarwanda ari bo bazikemurira ibibazo, mbese bagomba kubyikemura nyine ubwabo, kubera ko ari igisubizo cyiza kuri buri munyarwanda wese. Usanga abantu bategereje abazabakiza ari abantu nkabo, nicyo kibazo nyine cya mbere dusanga tunafite hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho akomeza kugenda usanga nyine umuntu akomeza kugenda yizera ko hari uwo ategereje uzamukiza. Nta nibyo nyine His Excellency Paul Kagame yagarutseho, akomeza kugenda avuga ati ese koko ko bamwe na bamwe bategereza ati ngo hari ikizabakiza cyangwa se hari uzabakiza, buriya ni byiza koko? We yakomeje kugenda yibaza nyine nimba buri munyarwanda atabyikemurira nawe ubwiwe nyine yihe igisubizo. Yatangiye aha impanuro abayobozi z'uburyo nyine bagomba gukora akazi neza, mbese nyine n'uburyo bagomba gukurikirana hatitawe kubo bari bo, mbese nyine hatanitawe no ku nshingano bafite, ahubwo agakurikirana akazi neza. Aho yatangiye ati ndagira ngo mpere ku kuvuga ko izi nshingano zifite uburemere butandukanye, zihera ku bumenyi cyangwa se ku bushake bw'abantu. Ugomba kugira ubushake, ugomba kumenya icyo ugiye gukora, ugomba no kukigira ubushobozi nyine, mbese ukumva ko ugishoboye, mbese ukumva ko nta n'ikizakunanira, muri make byose ubishoboye. Ibyo ngibyo nyine ni igisubizo ku banyarwanda. Hari bimwe abantu bashobora gukora, tuvuge abahawe imirimo runaka, ndetse byahereye ko abantu babonye ko muri wowe hari ubwo bushobozi. Ibyo byose barabyirengagiza nyine, ugakomeza kugenda usanga byose barirengagiza, mbese nta na kimwe bakurikiza nyine nk'uko bigomba, nk'uko biba byanateguwe. Ugasanga rero ibyo byose birirengagizwa, ugasanga nicyo gisubizo gihari cyo kwirengagiza ibintu muri rusange. Nibwo rero nyine hahita hafatwa ingamba z'uko nyine ibi byose byakirwaho, mbese bakanabiganiraho muri rusange. Umbwira ukomeze ugire ibihe byiza, usabe gukanda subscribe. Ciao ciao. Ijana nambonye icyegeranyo kinaniye pe.